utangiye kubivanga. wowe ndi kubaza Njyewe urukundo amasegonda yagiye gushira. Knowless. Bamumenaho ni Bruce Melody 2017. Umennye ukarakanyumura. Alright, tubaha ikaze muri game challenge, turi kumwe na Amani ndetse na Miss Elements. Ahangaha rero tugiye gukora icyo bita kubatizanya. Utarabatijwe uyu munsi turamubatiza bwa kabiri, uwo bita born again. Cyangwa tujye mu cyo bita born again, uravuka bundi bushya. Urumva mwabaye mwitondetse ko amazi abategereje kagihari. So rero ukuntu gahunda zimeze, abantu badukurikiye hano ni ikibazo nkubaza ikibazo kikunanira mugenzi wa kumenaho amazi. Sibyo? Muhitemo aho tugiye guhera sasa. Hera kuri nde? Hera kuri Amani. Hera kuri nde? Oya mwe mwihitiremo. Oya wori umunyamakuru bazi ushaka. Amani. Urabaza ushaka. Duhere kuri. Amani. Kanze nkwe ukuntu ngiye kubigenza. Uyu nguyu cyangwa se n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu. Oya da. Imana itabeshye n'uyu nguyu. Oya nibyo. Okay bazo. Ikibazo ngiye kukubaza kiravuga kiti sibyo? Uriteguye? Niteguye. Urumva? Niki kigenda isi yose ariko kiguma mu nguni imwe? Niki kigenda isi yose yako indege ariko kiguma mu nguni imwe? Indege kigenda isi yose yako kiguma mu nguni imwe indege. Yakumenaho. Indege imodoka kiguma mu nguni imwe ni iki kigenda isi yose ariko kiguma mu nguni imwe? Nikira ni Tana utagikora nacyo mubaza. Ntabwo nyine. Oya ngiye buri muntu wese amutegura ikibazo cye. Kuki kubeshye so utakimubaza? Indege. Kanongere nkubaze bwa nyuma ni iki? Bwa nyuma. Ecikije ingurube. Ikibazo Miss Element. Reka nanzure ninjye utanga umwanzuro. Ikibazo Miss Element kiramunaniye namwe mudukurikiye ko twibazaga ngo niki kigenda isi yose ariko kikaguma mu nguni imwe, dusanze ari ikintu cyitwa kashe y'iposta. Ni kashe y'iposta ni igenda isi yose ariko iguma mu nguni imwe. Okay. Who is the next? Ninde ugiye gukurikira? Who is the next? Ninde ugiye gukurikira? Kibazo ngiye kukubaza Amani nk'umuntu w'umugabo twemera. Umuntu wazengurutse, umuntu wasomye, umuntu wabayeho umurezi, umuntu wize, umuntu ufite education. Kibazo kirabaza ngo ninde perezida wa mbere wayoboye u Rwanda rubonye ubwigenge? Harya ni wa president yitwa nde? Ninde wayoboye u Rwanda? Ninde wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda bwa mbere u Rwanda rukibona ubwigenge? Nandi muri Kongo ariko ndamwibutse. Oya karya amateke ntabwo ari byo. Kayibanda. Kayibanda arya. Kayibanda. Amazina ninde? Buretse ntabwo ari utanga uburenganzira bwo kumena abana amazi. Kuko no yamumena amazi Kigoma. Ninde? Nandi muto ariko ndikumva ni Kayibanda. Amashyi menshi. Ni Gerigori Kayibanda. Ni Gerigori Kayibanda niwe. Okay. So ikibazo ngiye kukubaza kiravuga ngo ninde waririmbye indirimbo yitwa Slowly? Slowly? Mbaye nanayizi se. Kango ko pezo umuntu ni umunyarwanda. Slowly ivuga gute se? Oya ngiye nkubajije izina. Ni Slowly ni umuntu nka Miss Element ukunda Element z'umuziki si nkujyanye ahantu uba. Slowly. Slow. Na iyo ndirimbo ya Slowly na. Sinzi ya indi ivuga mirere gusa. Ikibazo cyawe ngo ninde umuhanzi w'umunyarwanda
Slowly. Indirimbo yitwa Slowly. indirimbo yitwa Slowly. Ntago nyizi. Byoroshye ariko byanze. Ikibazo cyoroshye. Byanze. Mumenaho amazi. Ni Marina. Iyo ndirimbo yiririmbe twumve yitwa Slowly ya Marina. Yiririmbe twumve. Nukuvuga ngo Abanyarwandakazi, umuhanzi w'umunyarwanda w'imyindirimbo yitwa Slowly. Amasegonda yagushiranye. Ntago ari elementi. Amategeko kandi n'amabwiriza biraza kugenderwaho yitwa Medi. Gimo etonde. Bise elementi uradufasha muri game yacu nuze kugorana. Ntugorane kabisa. Bwana Mani. Yego. Wavuze ko utavukiye mu Rwanda. Yego. Akuri umunyarwanda. Ndi umunyarwanda yego. Wize mu Rwanda? Yego. Okay. Aka kanya ikibazo cyanjye abango ese indirimbo y'igihugu cy'u Rwanda yitwa Rwanda nziza igira ibitero bingahe? Ibitero ajya si bitatu se. Bitatu. Umubare uvuga rimwe. Umubare ntago ndagwa ndi mahirwe ni ibitero bingahe? Bibiri. Igira ibitero bine mumenaho amazi. Oya ni igikombe kimwe. Have biserementi. Abo nawe wanjijishije kandi ngiye kubikora witujishije. Miss Element. Niki gihora imbere yawe ariko utajya ubasha kubona icyo kintu kikaba gihora imbere yawe. Icyo kintu gihora imbere yawe ariko ntujya ubasha kukibona. Pusi yanjye. Iki? Pusi. Ngiri pusi. Pusi yanjye. Gihora imbere yanjye? Gihora imbere yawe icyo kintu ariko ntubasha kukibona. Ntacyo nzi. Pusi. Ndongera nkubaze niki? Gihora imbere yanjye. Ni iki kintu gihora imbere yawe ariko utajya ubasha kurebesha amaso? Actually icyo kintu kuva wavuka kugeza n'akaya kigora imbere. Nabasha kubona. Hano munuzi. Agatsitsino. Ni ibintu muri rusange byose bitekereze si kiri ku mubiri wawe. Ni iki gihora imbere yawe? Nese ikintu cyawe kikuri ku mubiri kikaho. Cardboard k'inyuma. Amazi urayakeneye. Kuko icyo kintu ni ejo hazaza. Ejo hazaza hahora imbere yawe ko ntabwo ujya ubasha kuhabona. Okay, twagiye. Niki gifite amaguru ane? Sibyo? Ikintu uzi gifite amaguru ane ariko kitagenda. Gifite amaguru ane ariko nikigenda. ni inyamaswa ni ibintu bisanzwe niki. Dore intebe hanga ifite amaguru ane ntabwo kigenda. Oya nyine. Abikoze intebe ameza byose. Yego. Oya. Twagiye. Sibyo? Indirimbo ya Element yarebwe cyane ni iyihe? Ese ifite views zingahe? Oya views nazo nzi ako nayivuga. Uri kumva? Reba iyi ndirimbo itari mirere. Uri kumva? Ira ndirimbo ivuga ngo ariko yewe ndayibajyo ariko imwe ivuga ni iyihe? Igikurikira mirere ya nyuma ya mirere. Usiyo ni indirimbo umbwiye? Umbwiye kuri umufana wa Element. Ni indirimbo ya Element yarebwe cyane yitwa ngo iki? Basi reka kumbwira views.
ntabwo nyibuka nimwe okay basi uvuge imwe aheruka gusohora niyo nguhaye andi mahirwe niye ndirimbo ya Element yarebwe cyane nongeye kugwa andi mahirwe sinatuza nakubonye ibyo unkorera maso yera niyo bakumenaho amazi ni indirimbo yitwa Tombe ifite miliyoni 15 baze kurebwa n'abantu miliyoni 15 ubwo iyo kolabo wenda afite kolabo nayo niye yarebwe na miliyoni 32 fudetwa ariko ira niyo ye solo yiwe yitwa Tombe Amani twagiye nuhe muhanzi mu Rwanda ufite indirimbo yarebwe cyane urumva nuwe muhanzi mu Rwanda ufite indirimbo iye bwite ku giti cye itari korabo yakoze ikarebwa cyane iyo ndirimbo se yitwa ngo iki Sirori wabajije cyane kabisa Nasiri ni Medi Sirori niyi yagize ite yagize ite Miss Element yego sakwe soma Miss Element ngeze mu ishyamba rirahubangana ngeze mu ishyamba rirahubangana umuyaga kimpe ngicyo inzara y'umusore mumena amazi noneho rero muraza kumfasha sibyo muraza kumfasha umuntu aritonda bumena amazi neza kandi n'umumena amazi amumeneho neza sibyo cyangwa batuzanira urusenda buri muntu ajya ari ikiko cy'urusenda tuzanira urusenda se mubaze nawe ari mubaze twagiye none ngiye kubabaza ikibazo rusange mwese hamwe mutanguranwe n'ugikora nta kibazo indege yavuye mu Rwanda igeze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi hagati irashwanyuka irabastinga abantu barapfira hagati mu mupaka ubwo abarokotse bazashyingurwa he icyo kibazo giye kugisubiramo rimwe indege yavuye mu Rwanda igeze ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda irabastinga hagati mu mupaka iraturika ubwo abarokotse bazashyingurwa mu kihe gihugu bizaterwa naho bamwe bagiye abagiye mu gihugu cyo muri Tanzania bazashyingurwa muri Tanzania abandi mu Rwanda bazashyingurwa mu Rwanda aho bavuye mumenaho amazi ko abantu bararokotse ntago bapfuye abantu gute barokotse bagashyingura icyo kibazo ntacyo dukomeze u Rwanda muri uyu mwaka turimo habaye igikombe cya FIFA series ngiye kukibaza mani u Rwanda rwatwaye igikombe cya FIFA series sibyo ese u Rwanda ku mukino wa nyuma rwatsinze ikihe gihugu wese njya nkurikirana football abajya nkurikirana football ngena ubundi ikintu kijyaye n'amadini na football ntuzabimbaze ntabyo mbanzi pe mumenaho amazi rwatsinze Estonia hagarara neza nihe wiyaminiye ngo ariho nkubaza ko mbona ugiye gucubira wenda mpindura ibibazo nihe wiyaminiye mu bisakuzo
ibyo mu ishuri bigisha. ibyo mu ishuri bigisha sakwe sakwa kundeba ndaguha Umwenge w'inzu. sakwe sakwe soma ntazo ku biti oya nitugiye mu bisaguzo tuba sibyo inka yanjye nyikama igaramye nugisubiza nabi niba bayamenaho nese kuri kumusubiriza njyewe ikibazo ibisakuzo bizi nibi kandi aragukopeje wasanga binagukopeje ari byo oya ntago njye nzi gukopera inka yanjye nyikama igaramye inka yanjye nyikama igaramye ndakiguhaye umuvure Please, no. rekeraho Miss Elementi ugiye kumbwira amategeko 5 Imana yahaye Mose yamuhaye amategeko 10 yakugiye kumbwira 5 Ntukibe, ntugasambane, ntugakorakore. yo ntago ribaho Ntukibe, ntukice. kwa amasegonda 10 Ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukabeshere mugenzi wawe. Uri kumva? Ntukabeshe. we n'amazi amasegonda ashize kuki udasenga baza n'urusenga Bazunguye kandi hangire ati. Bazanduye ngo mumeneho. umbaza ngo bameneho mwashaka ko meneho mbese afite ikibazo cy'uko ngo nameneho cyane ngo njyewe mani na ihe hantu wisanga ariwo mubaza shambaza tu ni ikihe gice wisanga igice wisanga vuga byose ushaka nibita nyine ndatsindwa ni game nyine naku nuhe muhanzi mu Rwanda watwaye guma ku nshuro yayo ya nyuma ya nyuma n'umwaka umbwira umwaka ntabwo mvuga ko nibura n'umuntu ashoboye kimwe nashoboye kimwe ashoboye kimwe oya byose urabivuga atata ibintu rero mwana yanjye ninde umuhanzi ninde watwaye Primus guma superstar final ajya sinami aya yewe se reka ni nani we ninde wapi ninde umva none wazanye abantu bari bibereye muri Amerika umva nguma nyine se bari kuvuga nozo tangiye kubivanga wowe ndi kubaza njyewe amasegonda yagiye gushira Knowless yamumeneho ni Bruce Melody 2017 umenye ko karakanyuma urakogeje reka dutahe nanjye imvura iranyagiye wagira ngo narindi muri game yanyu reka tubashimire mwese twabanye kuri Aman TV tuzahure mu yindi next challenge let's go vayo hano amurezi vayo hano